Yifitemo ubukwe burahari uretse ko butari mu Rwanda. Abahanzi nyarwanda nibafungura amaso ubu turi muri vision yo kubwizanya noneho kubabwiza ukuri tukabashinuriza neza ku mugaragaro. Abahanzi nyarwanda benshi yabo bavuze bajya mu makuvure. Ubu turi guhangana n'abamama bari kwambara ubusa ku karubanda. Ababyeyi batubya nongere ngo ikaze ukomeje gukurikirana ibiganiro bya Yawe TV. Ndagushimira wakoze subscribe ugakora like ndetse ukabasha gukora na comment kugira ngo ujye ubasha gukurikirana ibiganiro byacu. Mumeze mute amajyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba ndetse n'iburengerazuba. Nkuko mubibona ndi kumwe na Djihad mwamunumye muri beshi ariko uyu munsi turi kumwe. Djihad. Yes. VIP. Po. Bimeze bite? Meze neza. Ariko ndabona ubyibushye man. Simbizi ntabyo mbona nje. Man ahubwo wagira ngo harimo akantu mwo hariye. Nashaka kuvuga ko ntwite. Sawa. Meze neza ariko. Ako sibundi bibaye ngombwa ko twita wakwemera gutwita. Nabyemera none se ko abagore batakemera gutwita. Abagore ntibakemera gutwita. Nje nabyemera wese bitwaye iki kubyara n'umugisha bibaye ngombwa nabyemera. Sinzi uko byakunda ariko ntibibaho. None bibaye ngombwa byemera awi nka twita. Ayayera minaimba niko bavuga. Gutwita impanga 3 no gutwita impanga 2 wahitamo iki? Noneho zishyiremo hagati y'abahungu n'abakobwa bakaza ari babiri cyangwa abahungu babiri n'umukobwa umwe wahitamo iki muri izo manga zose? Sebo ndekeraho winjyana mu byo gutwita kuko sintwarinda. Byihore uzabibaze abakobwa babyara ba teta sandara nabande bose. Teta aratwima mane aratwitegiye kubyara wanze. Nabyo nzi. Yes, tuvuge ko bitabaye ngombwa se cyangwa bibaye ngombwa ko ibyo bintu bishoboka. Nawe ku bantu basoma Bibiliya bavuga ko hari umumama wasamye kubw'umwuka wera. Simbizi we nimba ubyemera ariko nyikubajije gutyo. Nawe noneho ugasanga wasamye kubw'umwuka wera. Ubwo yanavuka kubw'umwuka wera. Mbabarira rwose. Ashaka kunda Bibiliya Imana sinjya nsenga ngewe. Reka je. Nukuri. Utunzwe n'iki se k'abantu benshi batunzwe n'ibyo kurya ariko hakabanza ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ndesomesha ijambo ry'Imana ryanditswe n'abana b'abantu buri muntu ni Imana yashyize bino ara buri muntu abisobanura uko yishakiye. Rero kugira ngo ugende unsobanura ukuri ahubwo ho kugira ngo buri yo biva niyo bijya najya mu bakatolike ni ba no stress. Kubera iki je? Sinzi ariko je nuko nta dini ngira yego ariko buri muntu wese n'imyemerere yiwe ndayubaha cyane. Djihad iminsi myinshi abantu bari bagukumbuye covid dori duhejeje mu nzu abanyarwanda. Ego bari bankumbuye sera mpora live. Ere gushobora kuba uhora live ariko bari kuri YouTube cyangwa hari abantu batarasobanukirwa akamaro ka Instagram. Yego bari bankumbuye byo kubera ariko ndaje ngiye kubazanira filimi vuba hangaha ewan. Ego yanyaye umva n'umuriro noneho nakubise ku mpande zose. Yego naje nje. Jiha niba turekura ni igiki kintu cya mbere n'ubundi baturekuye turi hanze abanyarwanda basubiye mu mirimo yabo bisanzwe ariko ntago ariko 100%. Tugeze hanze wowe ni igiki kintu ukumbuye guhura nacyo? Sebo nk'ubu ngewe ndacyafunze kubera ibi akazi kajyanye n'ibyo nkora karafunze ko gukora amanama guhura n'abantu benshi donc ko organizing amanama gutyo nkora amanama kuko mfite ONG so rero akesh ntegura amanama so rero ntago jewe nkemerewe gukora ariko ivamo n'iki nzakorara uretse guhura n'ishuti tugasohokana bakeza tukajya piripiri tukajya kurya no kunywa. Kubanje kuvuga keza niwe wemera kurusha abandi bantu bose hano. Keza ari mu bantu b'ishuti zanjye za hafi donc ubwo mvuze bakeza haba hari n'abandi nakeza tukagenda tukajya piripiri tukajya kuryoshya rwose ndabikumbuye nkumbuye kujya muri club nkataha byibura mu gitondo ndi kuri orange yanjye yamenze. Ako nigo tujya muri club ugataha ninjoro kandi kunywa niko nimereye niko nibereyeho none ngire ntembizire. Djihad noneho reka noneho twinjire mu kiganiro nyirizina nongere ngo yikaze. Djihad ubundi wowe uri mu ntoki ni Djihad tu. Yego nk'umuntu akubonye imbere yanjye wenda ntaragusobanukirwa neza ariko tugahura tunkahita mvuga ngo uriya ni Djihad ni igiki cyakumbwira tugihura nkurebye inyuma mu mugongo?
sinavuga ko ari iki. First of all nuko ndi umuntu yego ubwo icyo ni icyo ngicyo nyine Djihad abereyeho. Noneho ndi umuntu usanzwe, ubwo urashaka kubaza uri mariye uri biki? Sorry. Yes, hari abantu bashobora kuba bakuzi mu buzima busanzwe ariko akaba nanakeka kuri mariye. Irorerere. Ntago ndi mariye tu. Ariko urabiteganya? Ntago ndabiteganya. Ubuse Djihad sinavuga ngo ureze ariko igihe kirageze. Ndakwihanije, urashaka kuvuga ko ngana nk'ivanjiri? Ashaka kuvuga ko ngana nk'ivanjiri kweri? Ntago biraba. Ariko umuntu arahari n'ubundi w'igihe. Kora ikiza? Nyine muzajyamo muri mariye. Turi muri corona, turi muri corona. Wacha ko nta bukwe bwemerewe kuba. Djihad uri muri showbiz nyarwanda umaze kuyimaramo igihe kinini, abantu benshi bari kuvuga ko reka twigire ku bahanzi nyarwanda se cyangwa n'abantu mugaragara ku mbuga nkoranyambaga, abenshi hari nabo bari kuhururiza ngo bameze nabi, ngo barenda gupfa kubera inzara. Yes, wowe uri guhururiza, abenshi bari kubahururiza. Ejo bundi hari umugenzi wacu umunyamakuru nawe wagiye ku mbuga nkoranyambaga akora urutonde rw'abahanzi barimo bicwa n'inzara, kandi twese turi muri showbiz kandi tuzi ko leta y'igihugu irimo ifasha abantu muri rusange, kandi nawe warafashije. Nkawe uri muri showbiz, abo bahanzi bakabavuga gutyo cyangwa nk'abanyamakuru bakabavuga gutyo nkaye ku giti cye nk'umuntu muri showbiz, bumva atari gusebya abantu bari muri showbiz nyarwanda? First of all, sinzi nimba bashonje. Burya utatse ni ububabaye. Nimba barabahururije buriya barashonje rwose, kuko ntago navuga ngo ngiye guhuririza Yemi wo kuri Yawe ntazi neza yuko ashonje. Ahubwo barakoze, bagize neza. Nimba barabikoze bakabara nabonye n'ubwo bufasha, ariko nimba barabukoze ko kubasebya nubwo bufasha ntibabubahe, ubwo nimba barabasebeje nta bufasha babahaye. Ako nimba bazi ko icyo kibazo gihari bakabara nabafashije, cyenda umva nta kibazo. Yes, reka ibyo tubireke. Mu minsi ishize wowe n'umugabo witwa Philipita, iki kintu kiranzanye wihangane ngikubaze. Wowe umwaka urashize we na Philipita mwaragiranye ibibazo byinshi kandi bigiye binakomeye, binagera ku rwego rurenze n'abandi bantu basanzwe n'inshuti zanyu ku buryo bari kubunga. Ubundi bimeze bite? Hari n'inshuti zawe ziri kugukurikirana, ubu bimeze bite? Ikibazo cyawe hagati yawe na Philipita byagenze gute? Philipita rero njye nta kibazo ngirana n'umuntu, n'abashuti banjye barabizi. Nta kibazo ngirana n'umuntu, ahubwo we yishizemo ikibazo kidahari. Burya iyo uvuza akantu navuga ntagazi, sinzi nimba n'umunyamakuru ni n'umudije ni n'umuhanzi, hako ntagazi social media ntayazi. Nimba habonetse akantu nkako ngako ari ikintu yagaragayemo, we yashakaga kumvikanisha yuko icyo kintu navuzeho atakiza, adashaka no kucyumva ko cyumvikana. No kuvuga ngo showbiz ni showbiz. Nimba umuntu akubwiye gutyo nyine, kera habagaho mpangara ngo hangare, nta n'umuntu wigeze amutuka ko muteha, ariko iyo uremereje ikintu umuntu aracyoroshye. So rero ni video twakoze biba ngombwa yuko ahita yiripotinga kuri RIB. Nabwo nagiye mu buryo butemewe. Nabwo arangije akora ubunyamwuga bwa fake, araza ndi kuri RIB afata amafoto ashira hanze. Ibyo ndamwihorera, nari mfite n'uburenganzira nanjye bwo kumukurikirana, ariko ntabyo navamo njyewe, ntago ndi nkawe. So rero nta kibazo mfitanye ngirana nawe, nta nicyo nzagirana nawe, ahubwo we yashatse gukereye ikibazo kitakabaye ikibazo. So ntabwo cyari ikibazo ngo nagututse, ngo nagutuke gutukana semenizo wati gutukana se niki. So ntagazi showbiz. Baramuvuga akihinda akagenda, kandi abazi neza yuko ari umunyamafuti yakosheje. Twese ntibirirwa badutuka ku mbuga nkoranyambaga, ukareba ukavuga ati se yakubwiye gutya urabisanga ugiye bana neza, gira neza, wigendera. Ahubwo buriya imyumvire nicyo kintu kibazo gihari. Yego.
uvuze ko atazi showbiz, ni umunyamakuru, ni umu DJ, ni umuhanzi. Gute umbwira ko umuntu ukora ibyo bintu bingana gutyo atazi showbiz cyangwa atazi social media? Benshi mu bahanzi uzi hano mu Rwanda bavugaho bagatangira kugira ikibazo. Uzarebe nk'uru for example muri Tanzania baragenda hari bakaguha ku muhanda bakakubwira ko bakumva nta kibazo, ariko hano umunyarwanda baramuvuga ngo akangaka yagiye muri club akoze ibidega nk'ibi ngibi, baramuvuze yagiye gushinga imanza zango turwane runaka, yamvuze bakubonanye n'umuntu baravuze bati runaka birashoboka ko yabari muri ibi ngibi, ugatanga utangiye ngo runaka yamvuze ngo ugasanga agiye uragira umujinya w'iki oroshya ibintu. Abahanzi la majorité y'abahanzi nyarwanda ba hano mu Rwanda sinzi ukuntu bameze, uravuga ku kantu si bose baba bagiye ku karubanda nyine bakamenya nimba ukoze ikosa cyangwa akantu runaka barakuvuga. Ntago rero abahanzi benshi hano mu Rwanda niyo uvuze ngo iyo ndirimbo wakoze ewana kabisa si sawa, aho kugira ngo utaza azakosore aratangira bangiriye ishyamba bangiriye abantu nibo bagukurikiye, bakenera abantu bababebeza. No nimba batagize bagende bicare bareka umuziki, nimba ukoze akantu hamwe nyine bakuvugeho bakavuge bacukumbure bibaza impamvu wambaye gutyo ugiye aha hantu kubera iki. None se kubera iki kera habagaho ama top 10 y'abantu bambara neza abandi bagasigara? Uretse nawe nundi abahanzi nyarwanda benshi yabo bavuze bajya mu makuvure bagahangana no gufungura ama radio na YouTube ngo fungura ngo wumve ngo aba public figure ngo ukuntu bari kumvugaho, ngo fungura wumve ngo ukuntu umuntu njyewe sinzi kugira gutyo nkubonye ikosa cyangwa ikintu kidasanzwe, nimba ari cyiza ndakivuga nkakibwira abanyarwanda umuhanzi wanyu gutya na gutya, ariko urababwira ugasanga bageze gutya haba nk'urumogi n'ibinazamugura bavuga ngo runaka gutya, agasanga arashe ngo barambekeye kandi nibyo bamufatanye imbesi, ugasanga agiye muri ibyo ngibyo agenda bashitinga. Ikindi ntibazi no gutanga amakuru, nibatange naho biba byavuye akagiye abanyamakuru abahanzi bo mu Rwanda babanze bafunguke mu mitwe yabo babone kuzana ibihangano byabo tubyumve tunabyumvisha abandi bantu, kuko nimba nakunze indirimbo nkayumvisha wowe ejo nuriya muturage azayumva, ninjya gukora challenge y'indirimbo nuriya akayikora, ariko umuntu nakuvugaho uzumva ngo ntago barasobanukirwa neza, nibicare hasi babanze batuze bamenya akazi barimo. Yes, iyi ni Yawe TV ukomeje gukurikirana. Nawe utarakora subscribe ndagusaba gukanda subscribe kugira ngo ujye ubona amakuru menshi yizewe ndetse n'abanyarwanda muri rusange baba bakeneye. Ndacyari kumwe na Djihad. Uvuze ko abahanzi nyarwanda batarafunguka mu mutwe ngo babashe kumenya ibyo barimo social media. Abahanzi bose nakubwiye la majorité hafi ya bose, nje nta n'umuhanzi ndabona bavuga ngo areke kuba yaryamye. Iyo umuhanzi ashatse umugore, umuntu wihanga ashatse umugore ejo bagatandukana bakamuvugaho ashora intambara bamvuze hererere, si wowe se wari bwumve bavuze Tom Close nabi kubera iki? Afite ukuntu abana na societe, afite ukuntu abana na media, barakuvuga ukicecekera kandi ariko abandi usanga biremereje ngabo nibo usanga bari kugenda bagirana amatiku bagirana amashyari, kamubwira ati dukorane kuraba umuhanzi akamubwira ngo dukorane kora, uri kumwumva nka hariye ni ikiganiro bari mukavuga iyo runaka yanga ngo gukorane kurabo n'uyu muntu azahavuye cyangwa ntahaze, uzumve ko Tom Close yanga yuko akorana kurabo n'undi muhanzi. Abahanzi nyarwanda nibafungura amaso, ubu turi muri vision yo kubwizanya, noneho kubabwiza ukuri tukabashinuriza neza ku mugaragaro kabisa, tukababwiza ukuri kuko abakinnyi ba filime ntujye ubona ama award abandi bakorera amafaranga, ariko abakinnyi ba filime hano bavuga ngo yamvuze bagirana amashyari hagati yabo abahanzi n'abakinnyi ba filime. Kinibaza ikintu baba bashaka kugeraho nka kibura, niba banze bumva akazi barimo. First of all, Diamond ntibamutuka muri Tanzania baramutuka bakakamuha, ariko mu Rwanda baragututse baravuze ngewe runaka yanutse, ukajya no gukira ikibazo kidahari. Ejo muri baravuze ngo runaka yasabye ibiryo, nimba utabisabye umva amahoro tuza. None se nimba noneho ngo ngewe ngo nagiye ngo gusaba ibiryo, nigeze kumva umuhanzi bavuga ngo bamuhururije ngo ajya kurega Djihad. Oya, nta muntu ungegerana nawe ikibazo, ahubwo ushatse kugikirira kuri Djihad ndakwereka urashaka tugirana ikibazo hamwe nje ntabwo nje ngira ikibazo muri ngewe, ndakubwira okay no kuri police baravuga batire kuri ya muntu aze mwumvikane ku kibazo cyanyu hagati yanyu, arabura
arabura nyine yigiriga gaza ariko finally yaje kuboneka birakemuka nta bintu byinshi rega nimba none se amategeko aberaho guhana akuberaho no kubahirizwa hari ibintu nabyo ubona ukabona nta kosa ririmo hema mvuze ngo runaka gutya wena gutya yakoze ibi ngibi nimba utabikoze umva amahoro ikindi gukereye amatiku turi guhangana n'ubuzima noneho mwigisha uko yagakoresha social media azabyiga azabimenya ngende mwarimu azabimenya akurikirane n'ibindi bihugu abandi ukuntu basubizanya yego agahugu umuco nakandi umuco kandi burya buri imico y'urugo ntiyubaka urundi ariko social media babanze bamenye kuyikoresha quand même none se tujya hari bakagutuka bikubwiye ikize naho ugasanga runaka yanutse ugasanga ukiza akatoge ku kandi wanamusaba indirimbo wibereye muri shongo uryoherwe akayikwima mani emi Jia noneho uvuze ko Philipita nagazi social media none wowe we nagazi social media Jia wowe social media urayizi jewe Djihad shobora kuba ndi umwana muri yo ikintu uri muri social media uba ugomba kumva ibintu bibi n'ibyiza ntugire ikintu bivugaho ukavuga iki kurimo nyine rega burya abanyarwanda nuko tutazi kuvugisha ukuri ubundi jewe sinzi ikintu iyo kindimo ijambo ndarisohora nkari kubwira kuko ngewe aho kugira ngo ndeke kuri kubwira ngende ndwane n'ijambo kubera se ndakubwira iki kintu wari ukwiriye kugikora turi guhangana n'abamama bari kwambara ubusa ku karubanda ababyeyi batubya bari kwambara ubusa ku karubanda wowe umwana ni yambara ubusa ku karubanda umukobwa w'imyaka 18 ni yambara ubusa ku karubanda wowe wonkeje ibero urajya kurishyira hanze ryonkeje umwana riracyafiti man oya ugasanga n'umumama ari kubyinazo ari kujya kwigisha ibintu ari gutukana mu bintu by'ubugoryi bidafututse numubwira utaha ukoza amakosa usebeje ababyeyi utangoye ngo runakaranya ngapfa kwangira siki afite umwanya wo kwanga yes Jihad ubundi we hano mu Rwanda abahanzi bose uri kumva kuri wowe nta numwe urakora ikintu ngo kigushimishe barahari kuri wowe umuhanzi wumva hano mu Rwanda ushobora kuba ugushimisha kandi ububona wasobanukiwe social media ninde mana oya ni benshi reka ndeke kugira uwo ntunga urutoki kuko nubundi dasobanukiwe no gukoresha social media sinigeze mbatunga urutoki ako barahari ikindi n'abanyarwanda muri rusange batega amatwi bumve banga ukuri uzumve nuriya muyobozi dufite ukora muri Minedik Inyasienne yabwije abantu kuri abandi babigira amabifu gasanga babaye intambara kandi abavugizanyije ukuri gasanga nibiki sibyo ni urugero ngwaye kandi ibintu bigaragara nta muhanzi ntunze urutoki ngo akoresha gutya social media buri muntu afite uko yaje mu kazi bazaza nejo bagende abantu kuko haze n'abandi bafite impano bagende ariko kamemo bibohore biyakire yego Jihad noneho wowe ku giti cyawe wowe ubungu bakakanya uri umukinnyi wa filimi ubimazemo igihe kwanza watangiye kumenya ko wowe ufite impano yo gukina filimi ryari kera cyane niga muri primaire nakundaga ibintu by'amafilime kwandika sketch donc kwandika sketch kuyayobora ugasanga ndi gucyura ibihembo byo ku mashuri kubera inuze yego ngenda mbikunda gutyo rero ni impano yanjye kwa Jihad ndashaka unkorera akantu gatonya ukine warakaye kuko kurakara ari byo mbona byakubera wambabariye akantu kamwe bagira ngo unsubize muri acting kabisa warindiriye ukazabona filime ejo oya ubu ngubu ndashaka kukubona noneho live n'abantu bose bagukurikiranye cyangwa se n'abakurikiranye Yawe TV kugira ngo bakomeze gukurikirana ibiganiro byacu bamenye ngo ndi kumwe n'umukinnyi wa filime Emi nundi musi ntabwo ibyo ngibyo ufite ubuzima mbayemo nawe ufite ubuzima ubayemo kubera iki winjira mu buzima bw'abandi sawa Emi cyane yes rero nawe ndagusaba kugira ngo ukore subscribe kuri Yawe TV kugira ngo ujye ubasha gukurikirana ibiganiro byacu byinshi bigiye bitandukanye amanywa n'ijoro ndetse icyo ukeneye cyose tuzaza tukugizira upfa kuba wakoze subscribe ugakana n'akazogera kugira ngo ujye ubasha gukurikirana ibiganiro byacu bigiye bitandukanye reka twigire muri showbiz n'ubundi niyo turimo ngenda ndashaka ko tuvuga ku kintu kijyanye n'abahanzi hano
nyarwanda se cyangwa n'abakinnyi bari bose ba filimi, ari abaririmba indirimbo, abahimba imivugo, ubona agaciro k'umuziki nyarwanda ndetse n'agaciro k'abakinnyi ba filimi ubu ngubu bagezeho, tugeze mu myaka 20 ubu ngubu turimo, ubona kageze sha rero njye muke mumbabarira na n'ubu ntabwo baramenya iyo biva niyo bijya. Ati gute none se bagirana amashyari, haba harimo amashyari ukibaza nimba umuntu akoze ikintu, nimba umuntu asohoye indirimbo ntumushyigikire, urumva mbega bagirana ibintu by'amashyari y'amatiko, ariko bamenye kubijera neza nibyo bizakunda. Ariko uko biri bari kubiba, umuziki uri kugenda uzamuka, abanyarwanda bari kugerageza, ariko noneho abanyarwanda ahubwo badufashe bashyigikire umuziki ndetse na sinema muri rusange. Yego Djihad, noneho tugana ku musozo, reka njye ninjire kuri wowe Djihad, mu buzima bwawe bwa buri munsi. Djihad, uteganya kurushinga ninde? Wowe Djihad. Njyewe eko icyo kibazo mukimbarize iki cyane rwose. Ubundi se Djihad afite umukunzi? Ndamufite. Ese ubu kungana gutya koko urabona ntari ingoroje? Yego singana n'intuzenya n'ivanjiri, ariko ndi ingoroje, ndakuze. Mukunzi ndamufite. Ubu se gisigera umutima ukunda ko nkunda. Sure. Ubu ufite icyana wemera? Va ku cyana, mfite umuntu dukundana. Icyana ubwo ugiye kucyita ikindi kintu. Umukobwa se yitwa icyana? Mwagiye mugira n'imvugo, nta nubwo ari umwana kuko nta cyonka. Ufite umunyarwandakazi cyane. Oya si ngombwa kumuvuga, ariko arahari. Djihad, utumye umbabarenge kukubaza ikibazo, ndakikubaza. Uvuze ko ufite umukunzi, kandi ku bantu benshi hari abantu bavuga ngo mu Rwanda haba abantu abatinganyi. Bundi iryo jambo iyo bavuze umutinganyi ni iki kuri wowe, wumva iki? Ni igisata kimwe cy'abanyarwanda n'ubundi cy'ikiremwa muntu rwose, kuko n'ubundi ntago uwo nguwo yakwitwa inyamaswa. Ubwo nyine urumva ko nawe aba ari umuntu. Mbavugaho nyine nuko ni abantu nk'abandi, nkakomeza nkagenda nkakora ibindi bagewe. Yego ibikore cyane. Urabashyigikiye nkawe ubaye nk'umuyobozi, bakakubwira ngo abatinganyi ubashyigikire, Djihad wabashyigikira? N'abavandimwe bacu, n'abana tubyara, n'abaturanyi bacu, kubera iki ntabashyigikira? Ntibaba bari mu banyoboye se? Yes. Hari umukunzi umbajije ngo nkubaze iki kibazo, bakunda kubigushinja kandi ndakikubaza. Kuvuga ngo Djihad ni umutinganyi koko? Bakurire noneho babwiza ukuri, agahure no. Reka buriya rero abanyarwanda ikintu bishyize mu mitwe ni icyo ngicyo, bo bajye bumva kuri kwa nyir'ubwite. Yego. Yes, ibi nibyo mwanumye mba nabagiriye kuri Field, ntago ari umutinganyi. Please ibyo bintu nimuzongere kubibaza umuntu w'umugabo. Ubundi umuntu w'umugabo aba umutinganyi gute? Ntago ibyo bintu bibaho. Dukundane, Djihad arakundana, kandi Djihad afite n'ubukwe vuba. Oya turi muri corona, reka corona ivemo. Corona ivemo, ubukwe burahari, uretse ko butari mu Rwanda. Buzabera he? Tubwire reka natwe ubu urabona nayo indege dufite. Oya nzahatangaza, ariko ntago ari mu Rwanda. Byibura biteganya ryari? Corona nivamo papa. Corona tubaremo kwa 12. Ko wihutisha, dukeneye kubanza kwitegura, gutumira, gukora ama invitation kugira. Nagiye ariko burya ayi haya ngo yes, ni nyuma bizatekerezo nywega ndakuze, mfite imyaka ntashobora kuvuga ahangaha, ariko wanumva ndeze tu. Yes, reka rero nongere mbasabe mukore subscribe kugira ngo mujye mubasha gukurikirana ibiganiro byacu. Djihad, hagati y'abaririmbyi ba hip hop, R&B, Afrobeat, muri abo bantu batatu hano mu Rwanda bose bakora umuziki, twongereho na Kenya Trump, wemera uwuhe muhanzi hano mu Rwanda kandi uvugisha ukuri? Yewe turi mu gisibo witwa Djihad. Ntega amatwi, sindi umusiramu, nta n'idini ngira, ariko umuhanzi wese uretse ko harimo ibyo mba ntumva, ariko abahanzi bose ndabemera. Ati guti umuhanzi aba yavunitse, mbona ukuntu ntwara umuhanzi muri studio, nkareba ukuntu bamusubirishamo, nkumva ndababaye. Buri muhanzi wese rero nukuri ndamwemera ko cyakora. Yego. Noneho wowe uteganya gukora iki kugira ngo umuziki nyarwanda utere imbere? Nko mu myaka 20 iri imbere tuzabe turi kuri level nka yaba Diamond, kuko bo baradusize. Hari n'ikintu wakomoje uravuga ngo abahanzi nyarwanda
harimo batarasobanukirwa social media. Nkawe noneho nk'umuntu utegura abahanzi n'iki uteganya gukora kugira ngo abahanzi nyarwanda bagere ku rundi rwego rwo kugira ngo basobanukirwe ibyo barimo ndetse banatera imbere mu buzima bwabo? Umuntu utaramenya ibyo arimo kuri ubu Djihad ni uzaza kubimubwira. Producer niko naje. Njye ndi umuproducer. Nimba nkujyanye muri studio ntumenya akazi ukora ndakwihorera, none se ubwo ni ikindi ni ikiso. Umuhanzi ni ugomba kwitegurira akazoza ke. Yego. Jya noneho ugira icyo ubwira abakunzi bawe n'icyo ubwira abakunzi bawe TV noneho tugana ku musozo. Ndabakunda, bagerageze ndanabubaha, bagerageze gushyigikirana muri ibi bihe bya corona, ntabwo byoroshye, bafashanye, bagira ubumwe. Burya itegeko si ugukunda umuntu, ahubwo itegeko ni ukubaha umuntu. Yego. Aha, noneho gira n'icyo ubwira abanyarwanda muri rusange. Abanyarwanda ibi bihe n'ubundi ni message imwe, banyarwandakazi, inshuti z'u Rwanda aho muri hose, bagenze mufashanye, mwubake ubumwe, mugire ubumwe, musenyere umugozi umwe, mufashanye. Aro wahaye umuceri muri ibi bihe bya corona, umuntu wahaye umuceri. Twese reka turi ku gataro kamwe kuri ubu, nta mukire nta mukene, nta mugufi nta muremure. Umuceri twarayitanze na timu kabisa, kandi n'ubu turacyayitanga. Djihad ndagushimira. Urakoze Mego. Turakwemera ubuzima bwacu. Murakoze. Yes, rero ndagushimira wari ukomeje gukurikirana ibiganiro byacu umunsi ku munsi. Mwabyumviye ni Djihad, mbisubiremo. Hari igihe abantu tubaza ibintu kandi bidafite umumaro cyangwa bidafite societe nyarwanda akamaro. Kubaza umuntu ngo n'umutinganyi, mbimubajije kugira ngo abantu benshi bibakuriraho urujijo. Nimba uri umutoto warakunze Djihad, jya kuri Instagram yiwe umufollowing, nurangiza umwandikire muganire. Ngendi Emi, kora subscribe, ukore like, ukoresha ndetse ukore na comment kugira ngo ukomeze gukurikirana ibiganiro byacu.